Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana bakunze bakadasohoka bacano umwarimu Patrick. Niba nawe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Dutangirane iyi nkuru tugiye gutangira yitwa imbaraga z'urukundo cyangwa se power of love. Tuyitangirane tuzanayisozanye. Mbere yuko rero dutangira iyi nkuru yacu, turabanza twibaza ngo ese urukundo nyakuri ruracyabaho? Twongere twibaze ngo ese niba nta rukundo nyakuri rukibaho, wabasha ute gukunda umunyonzi ureba umumotari? Ese wakunda umuyede ureba umufundi? Niba nta rukundo nyakuri rubaho, wakunda umukene ureba umuherwe? Ibi byose n'ibindi turaza kubona bizakwereka ko urukundo nyakuri rukibaho nubwo ruboneka hake. Dutangiye rero inkuru yacu imbaraga z'urukundo episode 1. Icyo ngusaba kora subscribe kugira tuzagumane iyi nkuru itangiye ndetse inasoje dutangira izindi. Dutangiranye n'umusore witwa Cyusadani atubwira ngo ndi umusore w'imyaka 24, navutse mu muryango w'abana 4, nje na barumuna banje 2 na mushiki wacu. Abenshi twemeza ko muri iki gihe nta rukundo nyakuri rukibaho, gusa muri iyi nkuru uzabonamo urukundo nyakuri nubwo bisaba kwihangana kugira ugere ku ntego wihaye. Burya koko umutima ukunda ntiwihishira, kandi iyo nyirawo yifashe urukundo ruramutamaza. Nibyo muzabona muri uru rugendo rw'urukundo rwanjye n'umwari Umutesi Nowela. Ubusanzwe rero umuryango wacu wari umuryango w'abatindi nyakurya, kuko twabaga mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. No kurya twaryaga rimwe na rimwe, gusa nubwo nari ndi umusore w'uburanga sinishoye mu bitagira umumaro kugira ngo mpemuke ndamuke. Ahubwo ubwo buzima nabubayemo niyubaha, kuko icyo uzaba cyo muragendana ntikigusiga. Ngo byagenze ute rero? Nibyo tugiye kureba muri iyi nkuru yanje n'umwari Umutesi Nowela. Byatangiye ubwo nageraga mu mwaka wa 2 segonderi, hari mu gihembwe cya mbere, ubwo papa yitabye Imana. Mbega nk'ubuzima buratubana umuravumba. Nafata icyemezo cyo kuva mu ishuri, atari uko ndi umuswa, ahubwo ari ukubura ubushobozi. Burya koko babivuze ukuri, nyokoro makuru makurora. Marume uwo mbabwira ntacyo yarabuze ku buryo yabura amafaranga natangaga ku ishuri. Gusa yambwiye ko afite ibibazo byinshi katabona yo kundihirira amashuri. Nararize ubundi ndihanagura. Gusa nabona gukoma maruha kugira ngo tubone ibidutunga, nabona ko nta wakurutira umubyeyi. Burya koko akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Iminsi yarashize, indi irataha, mfata icyemezo cyo gushaka akazi, gusa ndakabura. Nyuma naje kubona akazi ko gukora mu rugo rw'umukire, ari naho kwa Nowela. Nkateka, nkamesa n'indi mirimo yo mu rugo, ndetse nkanarara izamu. Nakoreraga ibihumbi 17 ku kwezi. Urumva ko ari ugushaka ubuhungiro, gusa byampeshaga amahoro kuko mu rugo babonaga kawunga neza. Ubundi ababyeyi ba Nowela bari abacuruzi bakomeye, ubona ko ntacyo babuze. Ngo byatangiye ute rero? Hari kuwa gatandatu ubwo nari ndi kumesa, mbona Nowela araje yicara iruhande rwanjye. Numva mfite ubwoba utabaho kuko bwari ubwa mbere bibaye. Turaganira mubwira ubuzima bwanjye bwose, gusa nkimara kumubwira mbonagize agahinda ku maso, ngira ngo mubwiye nabi. Ntangira gusaba imbabazi aregaho, gusa nawe yanga kumbwira ko ari ubuzima bwanjye bumubabaje. Mbona hese anagenda, ariko akajya asubiza amaso inyuma, tukarebana ku mutima nkavuga ati uhankiza irya none ntibanyirukane. Kuva icyo gihe twatangiye kujya tuganira, akambwira ibyo yabonye ku ishuri, nanjye nkamutera udustori, dore ko gusetsa ndi mu ba mbere. Nabonaga uko ndeba uburyo mfashe imirimo, simbone ko urubuto rw'urukundo rwatangiye gushibuka, kuko nabonaga bitashoboka, ari nko kwikirigita ugaseka. Nibazaga uburyo umwana wa bosi yakunda umukozi wo mu rugo.
nkumva ntibishoboka. Nakomeje kubaho menyerana na Nowela, gusa baca umugani ngo aho umutindi yanitse ntiriva, kandi ngo uwagumiwe n'amenyo anigwa n'amazi. Ngo byagenze ute rero? Ubundi hari mu gitondo ubwo nabyukaga nk'ibisanzwe, nkagenzura ko nta cyangiritse mu byo nari nshinzwe kurinda. Ngeze muri depo y'ikawa nsanga harera de. Numva umusatsi umvuyeho, isi mbana ntoya, numva isi indangiriyeho. Namwe murabyumva, nta kindi cyakurikiyeho uretse gufungwa, kuko sinari nigeze ntabaza ko hari umuntu wibye, nanjye nabimenye mu gitondo. Mbega uburoko! Mbazwe ibyibwe kuko ntigeze ntabaza, naburaga ibyisobanuro. Nabaye muri gereza ndayimenyera, menyera agakombe k'impungure zibereye aho. Kuba n'iwacu hari kure nta n'uwigeze amenya iby'ifungwa ryanjye. Burya ngo ntawangwa na bose. Ndabyibuka hari kuwa gatanu ndyamye, mbona umucungagereza aje kumbwira ngo nsohoke. Ku mutima ati noneho ibyanjye birarangiye. Gusa siko byagenze, ahubwo nasanze ari wa muziranenge Nowela uje kundeba. Mbega ngo ndishima, twarahoberanye, turangije turicara, mbona mpaye agakarito yari afite, gusa mbona ko afite akababaro kenshi cyane ku mutima. Twaraganiriye, mubwiza ukuri ko ndengana, ko nta kintu mbiziho, nawe aranyihanganisha ambwira ko Imana izandenganura. Gusa njye nabonaga ibyanjye byararangiye. Nyuma arataha, nanjye nsubira mu buroko. Nagezemo ntangira kumwibazaho. Aha niho urugendo rw'urukundo rwatangiriye kuri njye, nubwo nabonaga urukundo rwanjye na Nowela rutashoboka. Burya Imana irebera abantu bayo ntihumbya. Abajura baje gufatwa, nanjye ndarekurwa, mfata icyemezo cyo gusubira ku isambu. Nagezeyo, mama na barumuna banjye barishima cyane, nanjye biranezeza kuba nongeye guhura n'umuryango. Nibera aho mu rugo, menyera gutera ibiraka. Kera kabaye nari ndi gushaka utwatsi tw'agahene, nari naraguze nkikora kwa Nowela. Ngiye kumva numva murumuna wanjye muto arampamagaye ngo hari umuntu uri kunshaka. Ndazamuka mva mu gishanga, ngeze mu rugo natunguwe cyane no gusanga ari Nowela. Nabaye nk'ufashwe n'amashanyarazi, nibaza uko yahamenye, gusa nibuka ko nigeze kumuha indangamuntu yanjye ngo ayimfotoreze. Mu gihe nkibyibazaho, yaraje arampobera atitaye ku byondo mvanye mu gishanga. Mbega ibyishimo we! Twaraganiriye, ambwira amakuru yo mu rugo, nanjye mubwira yo mu cyaro, ndamuganiriza biratinda. Sinzi uko umutima wakubise, nibuka ko nta kijumba na kimwe namwakiriza, kuko twagombaga kurya ari uko mama avuye gupagasa. Mbega ngo ndababara. Nawe arabibona, ambaza ikimbabaje, ndamujijisha. Burya ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi. Nahise mfata radiyo nari mfite, nyijyana ku gasantere twari duturanye, ndayigwatiriza. Bampa fanta 2 n'amandazi 2, ndamuzanira, arishima. Ku buryo yibagiwe no gutaha. Saa 10 zikagera, ambaza impamvu atabonye mama, mubwira ko aba yagiye guhinga. Ansezeranya kuzagaruka, agiye kugenda mbona akoze mu gakapu, akuramo telefone ya Airtel ntoya arayima. Mbega ngo ndishima. Nkibuka narishimye, nibuka namuteruye. Gusa mwibuke ko nubwo ibyo byose byabaga, nta wari urabwira undi ko amukunda. Gusa byagaragaraga ku maso. Arangije akuramo ibahasha arayimpa, afata moto aragenda. Mbega amatsiko nagize y'ibyanditse mu baruwa. Nahise ngenda nicara munsi y'igiti cy'avoka, mfungura ibahasha n'amatsiko menshi. Dore ibyari byanditse kuri urwo rupapuro. Ese Mana, ku rupapuro handitseho iki?
ntucikwe na episode ya kabiri. Nta kundi amatsiko ufite yashira, kora subscribe tujye tubana muri izi nkuru. Iyi nkuru tuzayibanamo mpaka irangiye. Nta handi inkuru uzayisanga ni ku mwarimu Patrick. Ciao ciao.